So remember to subscribe. So reka dutangire rero turebe mbere na mbere tubanza turebe step 1 tubanza turebe ibintu bisabwa kugira ngo umuntu yapplyinga kuko ntabwo ari buri muntu wese ushobora kuapplyinga. Nitumara kubona ibisabwa turaza kureba se ko wenda nuje ibisabwa se na kuapplyinga gute, naca mu zihe nzira, byagenda gute. So of course turahita tujya kuri Google Chrome kugira ngo tubashe kuapplyinga. Niba ufite Google Chrome njye niyo browser nkoresha, wowe ushobora kuba ukoresha Microsoft, ushobora kuba ukoresha Opera even n'indi ari yose. Noneho urazamo hano muri Google Chrome yawe, usearching wandikemo Hungary. Urabona ko rwose ngiye wita inaza vuba. Hungary Scholarship Application 2025 wandika uko ino application yabo twapplyinga tunyuze kuri ino website yabo yitwa Stipendium Hungarian. So uhita ujya hano kuri apply. So turagenda tunareba igihe ino application izarangirira. So kugira ngo tujya hano kuri apply turagenda tureba igihe izarangirira. Ni ukuvuga ngo iyi application turaza no kureba ibintu umuntu ashobora, mbese ibintu batanga muri make. Ese iyo napplyinze bampa ibiki, bigenda gute, ibintu nk'ibyo byose. So ntabwo ndi bujye kure. Application guide ushobora kuza ngaho ukareba application guide, ushobora gucangaho ukareba video y'uburyo ushobora kuapplyinga, ariko reka twe tujyana kuri application guide Stipendium Hungarian. Information bakakubaza location, ibintu nk'ibyo ngibyo. So reka njye nibande kuri document ziba required. Tumanuke, ndabizi turibuze kuzibona hano hasi. Serial number, form of photo, contact, email, address. So bino byose mubona ndimo ndagenda ncaho, ni ibintu bagenda nyine babaza tu, iyo bagenda babaza iyo murimo kuapplyinga. So ikintu cya mbere uba ukwiye kumenya ni ibyangombwa basabwa kuko nibyo biba bikenewe cyane. Additional question party. Okay, ndabona mageze. Required document for all applicants. Haba hari required documents. So for general information ni information, ubwo hano bagiye kuduha information kuri izo document, especially wenda hano document mbona irimo medical certificate. Ku bantu batabyumva neza, kugira ngo bagusabe no medical certificate already no kuba wamaze kuba admitted nibwo bagusaba ino medical certificate. Baguha form ukajyana ku bitaro runaka, bagakora check up, then iyo check up bakoreye niyo umuganga umusaka wuzuza akoresheje iyo form baba baguhaye wuzuza. So reka twihute. Hano hari school certificate. Kuri school ngo to this task you need to upload scanned copy of original high school bachelor's of degree. Hano birumvikana niba ugiye kuapplyinga for masters bazagusaba degree program. Niba ugiye kuapplyinga for bachelor degree bazagusaba high school diploma bazagusaba diploma until January. Ni ukuvuga ngo zino document ziba zikenewe, ugomba kuba wamaze gusabumitinga byibuze izi document byibuze bitarenze ku itariki 15 2025. Today uyu munsi turi itariki 31 z'ukwa 12. Nibwo ino video tuyikoze. Ndagira ngo twebe twatangiye kuapplyingira abantu, ariko ndagira ngo n'abandi bantu bose wese abashe kuba yabona amahirwe. Hano ndarimo kugusaba ko zino document ziba ziri mu original documents. Ni ukuvuga ngo niba document yawe itari mu rurimi rw'icyongereza uba ugomba kujya, nabonye urabisaba bagafata document zawe bakazitranslatinga, gusa hari amafaranga babaka. Okay, tujye kuri kino cyangombwa kindi. Ubwo school certificate tubonyemo degree, diploma cyangwa se bachelor's degree, ibintu nk'ibyo ngibyo. So for proof of proficiency English,
iki cyangombwa abantu benshi bajya bashaka kujya hanze bikanga kubera ikino cyangombwa. So hano muri Hungary ikintu cya mbere iyo ugiye kwa applyinga urabanza ugasura university ushaka kwa applyinga, kuko muri Hungary haba hari university nyinshi. So wowe urabanza ugasura university ukavuga ati wenda ni University of Debrecen, ukareba proof of proficiency, ukareba mbese baba bashaka ikihe cyangombwa cy'icyongereza. Nk'uko mubizi hari ibyangombwa bigiye bitandukanye, hari TOEFL, hari IELTS, hari Duolingo. Gusa naje gusanga aho Duolingo ntabwo ikiri international, ibigo byinshi ama university yinshi ntabwo agisaba Duolingo. Hari English Cambridge, gusa uramutse ufite icyangombwa wenda tuvuge nka Duolingo cyangwa TOEFL, IELTS cyangwa English Cambridge, bino ni ibizamini biba biri international, akenshi buri university yose nkeka ko yacyemera. Gusa mu gihe utabifite, instead mu gihe utabifite byibuze ugomba kwerekana yuko wize mu cyongereza, icyo bita cyangwa bita medium of instruction. Hano muri Hungary babivugamo, barabivuga bakavuga ko ushobora kuba ari cyo cyangombwa wakoresha. Reka kino tukiveho. Hakaza copy of identification documents, ni ID yawe nayo urayaploadinga. Mu gihe udafite ID ukoresha passport, cyangwa waba udafite passport ushobora gukoresha instead of identity ushobora gukoresha birth certificate cyangwa ugakoresha driver's license, birumvikana. So reka tujye kuri transcript of record. Hano ugomba guscaninga byibuze report z'imyaka niba ari 3, ukayiscaninga kandi zikagomba kuba ziri mu rurimi rw'icyongereza. Iyo zitari mu rurimi rw'icyongereza bigusaba yuko ubanza kwa applyinga, gusa ubanza kwa applyinga guhinduza bakabishyira mu rurimi rw'igitaliyani. Gusa icyiza ngaha ni uko mu Rwanda mwese bilete ziba zikoze mu cyongereza. Hano hari icyangombwa kiri mandatory, gusa iki cyangombwa ntabwo iyo urimo kwa applyinga bahita kigusaba direct. Even you finish wabonye ba admitted, nibwo ushaka kudownloadinga kuri website yabo hariho medical certificate form, ukaba wakwa applyinga. Ni bisanzwe. Additional documents hano n'abantu for doctoral applicant babasaba recommendation letter, even na CV, statements. So wana ko ibyangombwa urebye ni ibi ngibi: research proposal, bino ni usaba no kwandika byibuze, ushobora no kwandika personal essay nawe ukayisubmitinga. So urabona ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So kugira ngo tuze gucunguza uburyo mwete, ndagira ngo noneho reka turebe application guide. So tumaze kureba ziriya document basaba, urabona hano ni muri application. Hano ugiye kuri application, abantu basanzwe babizi. Uramutse ubaye utabizi ushobora kutwandikira kuri nimero zacu, cyangwa ugatanga n'igitekerezo, cyangwa ukaba wakwandika muri comments ukaba washyiramo nimero zawe, cyangwa ushobora gushyiramo email ntushyiremo nimero zawe, ukavuga ati ndifuza ko mumfasha Electropower Academy. Turahari kabisa, turabafasha abanyeshuri. Hano kugira ngo dukomeze, urabona hano haba hari you choose your program. Hano tugiye kuri no step yawe, usaba bigoye, bisaba byibuze ushobora kubyikorera, ariko byibuze niba unabikoze you need someone to guide you. Ukeneye umuntu uri kuguiding akakubwira uko ubigenza, kuko ushobora kwibwira ko wabikoze neza ariko ugasanga watakaje umwanya w'ubusa. So reka dukomeze. Hano tugiye kureba uko wakwa applyinga. Ushaka ese ngenda ndashaka kwiga iki? Urashaka kwiga iki? Nicyo kintu cya mbere ugomba gusacinga. Wowe uratekereza ukavuga ati wenda tuvuge ndashaka kwiga wenda tuvuge computer science, computer science. Warangira ugakora search,
nari nakoze refresh ahangaha niyo mpamvu mbona bitinze. Ugakora search. So mu gihe mbona yo codinga, reka tube twikomereje. Hano urabona ngo submission deadline 15 January 2025 ni 15 January 2025. Ndagira ngo buri muntu wese aba abizi kabisa, kuko ubu tuvuga ati ni ukuvuga ngo niba umuntu yitegura kubikora harabura byibuze iminsi 15. So hano muri search rero wanasachinze computer science, haba hari porogaramu zigiye zitandukanye, bachelor, masters, ubwo noneho weho you choose the one. So hano njye rero nahisemo bachelor's degree, ndahitamo na academic year ni 2025-2026. ubwo aho ucuzinze niho usigamo hano hari kano kavi. So reka ducuzinge na full degree, ahangaha tuvanemo, ugacuzinga na language ushaka kwigamo. Twebwe urumva ni icyongereza kame, twose turatuvanaho. So iyo ibyo birangije ujya kuri find program, ugakora search, ugategereza. So bahita bakwereka iyo program ushaka kwiga muri computer science, bakakwereka n'ama university agiye afite izo program. So haba hari ama university menshi agiye atandukanye, niyo mpamvu iri kwa applyinga urabanza ugacuzinga ukavuga ngo ese nkeneye iki, ese university ngiye kwa applyingamo isaba iki cyangwa cy'icyongereza. Nk'ahangaha murabona harimo University of Pex, ngo murayibonye, University of Debrecen. So reka dukomeze, nayo ngiye gukora search ariko mbonye atari ngombwa ngo tubisearchinge, reka twikomereze. Hano harimo University of Pex Computer Science, bakerekana ururimi mwigamo ko ari icyongereza. So bakwerekana na study, mbese nyine barabisobanura ahangaha byose. Ucyaka wakanda kuri more information ukareba amakuru yose. So niba ushaka ku applying wenda university iyo ari yo yose, ni ukujya kuri apply now, ni ibisanzwe hariya ku ruhande byari biriho mu kanya. Ngira ngo ahangaha murabona akano, ngira ngo haramwayibonaga hariya nuko amaze gukandaho, ariyo wakoreshwa muri living expense, ni hangari wenda mu tuntu nyine dusanzwe.